Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwutorwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Umugoroba mwiza kuri mwese muteze amatwi Country FM. Reka tubabwire ko wa mwanya wa cya kiganiro cyanyu, ikiganiro mwakunze muri benshi, ikiganiro kigira umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Icyo kiganiro cyongeye cyagarutse. Ngira ngo murabyuka ko mu cyumweru gishize kuwa kane ubwo iki kiganiro cyatangizwaga kuri Country FM, hari benshi ngira ngo bameze nk'abatashye bafite umukoro ndetse bafite n'ibindi byinshi bashobora kuba babaza abatumire dufite cyangwa se abatugezaho kino kiganiro. Iki kiganiro ngira ngo abenshi cyangwa se abagikurikiranye muzi ibyavugiwemo mu gice cyacyo cya mbere. Twongeye kwakira Emile ndetse na mugenzi we, ngira ngo babanze bongere batwibwire, hanyuma banatubwire by'umwihariko nyuma yo kwibaza kuri byinshi, nyuma yo kugira ibyo badukurikiye bibazaga ku nsanganyamatsiko y'umunsi wa mbere tuvuga ngo ijuru ntirikorerwa. Hari impamvu zimwe zagaragazwaga nk'izishobora kuba zakorwa cyangwa se ibyo umuntu yakora kugira ngo yumve ko ashobora kuba yagira umwanya mu ijuru cyangwa se ariyo nzira, ariko mu by'ukuri akaba atari ko bimeze. Mukurikije nk'uko mubizi, mwatubwiye ko mwebwe mugendera amasomo mutanga cyangwa se inyigisho mushingira kuri Bibiliya. Ahanini rero mwanagaragaje ko ibyo abantu bashobora kuba bibwira ko umuntu ashobora kugira neza, ashobora kugira byinshi akorera, bya bindi byitwa ngo n'umugisha ari gukorera cyangwa kugira ngo azabone ijuru, ahanini siko bimeze, kuko hari uburyo ijuru rishobora kuba ryaboneka. Harimo byinshi bijyanye no kubanza gukizwa, harimo na cyaha twisi cy'inkomoko, ngira ngo twakigarutseho cyane, ndetse twatugeze no ku kintu cyo kugira ngo umuntu abone uruhushya rwo kuba yajya mu iryo juru. Ni iki cyakorwa? Aho niyo twari tugeze. Ubwo rero ngira ngo wenda tugaruke gato cyane mu gihe dufite, hanyuma twongeye twibutse abantu uko byari bimeze kugira ngo tubone ikiraro kitwambutsa no kuri ya visa, ndetse tunajya kuri gahunda y'uyu munsi. Murabanza mwongere mwibwire abadukurikiye. Kuze cyane kuduha ikaze kuri Country FM. Uyu munsi rero mu kiganiro ndi kumwe na Patrice, hanyuma ngewe ni Emile Nshimiyimana, tukaba twarabanye n'ubundi mu kiganiro cy'ubushize. Tukaba rero tugiye kubana mu isaha y'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Nkaba mbashimira kandi ko mudukurikira muri benshi, nasuhuza abakiranutsi badukurikiye aho bari hose ku isi yose, ariko nanone nsuhuza n'abakunzi ba Country FM aho bari hose babashe kuba bari kudukurikira mwano masaha. Urakoze cyane, wenda nabo turaza kuza kuba umwanya badukurikiye kugira ngo iki kiganiro bakunze kujya bakigiramo uruhare cyane, ndetse bawumva benshi bagikurikiye. Ngira ngo rero uyu n'umwanya babandi bafite bya bibazo byasigaye, kuko mu gihe cy'isaha imwe nabonye yarabaye ntoya, ubwo n'umwanya wabo. Ngira ngo rero mwatangira mutugezaho gahunda y'umunsi, ariko cyane munatwibutsaho twari tugeze kugira ngo tugere ku cyo abantu benshi bari bategeza amatsiko kivuga, twagereranyije nka visa ishobora kuba yageza umuntu mu ijuru. Urakoze cyane Didier, ntabwo turi butinde kubera ko byose bigira kuri n'ijambo ry'Imana, kandi nzi ko nyine ryemerwa na benshi. Nanone rero niryo turi bukoreshe kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Nkaba rero nasaba Patrice kuba yadusomera muri Yohana mu gice cya 5 agahera ku murongo wa 39 agasoreza kuri 47,
hanyuma mu gusobanura nibwo benshi bari kurushaho gusobanukirwa. Hanyuma nk'uko bisanzwe nanone wa mwanya wabo urahari, baraza kubaza ibibazo kugira ngo nanone ibyo batumbishe neza bongera babisobanukirwe. N'ufite inyunganizi kandi nawe abe yaza kwitanga. ngira ngo umwanya wo gutelefona wo nk'uko babizi tubaha nyuma tumaze gutanga icyigisho. Yego rwose. Patrice ngira ngo ni mugenzi wawe mufatanyije kutugezaho inyigisho uyu munsi, reka nawe tumuhe umwanya nk'uko mwarimu bimusabye tugezeho icyo cyigisho hanyuma cy'uyu munsi nk'uko nshimiye Imana cyane, ariko nanone nkanashimira abaturage bose cyangwa se abanyarwanda bose bakurikiye Country FM. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, kuko ni amahirwe akomeye kuba umuntu yakurikira Country FM ku masaha nk'aya akumva ikiganiro cy'ivugabutumwa, kuko abantu baba bafite amatsiko menshi, banafite ibibazo mu mitima yabo, kwibaza uburyo cy'umuntu yajya mu ijuru cyangwa se uburyo umuntu yazabana n'Imana mu ijuru. Dore ko urupfu rwo rutwara abantu bya hato na hato, n'abakomeye twumva ko rutabarebera izuba, nabo rurabatwara. Ubwo rero twese ikiremwa muntu turabakandida ku rupfu. Ikibazo rero gikomeye cyane ku kiremwa muntu ni ukwibaza ngo hanyuma yo gupfa nzajya hehe. Dore ko abanyarwanda bajya babivuga neza nk'abibashimira, bajya bavuga ngo runaka yavuye mu mubiri. Nkumva ndabishimye icyo kinyarwanda bakoresha, byumvikanisha ko umuntu warutuye mu mubiri aba yavuyemo. Nibyo rwose. Ubwo aba yavuyemo rero harahaba yagiye, aho aba yagiye rero niho hari ikibazo cyane ko inzira ebyiri, ni mu ijuru no mu muriro. Ibyo byo ntibisubirwaho. Rero intego y'iki kiganiro ni ukugira ngo abantu bave mu rungabangabo, umuntu areke kujya yibaza ngo ese nyuma yo gupfa nzajya hehe. Nicyo gitumye nshimira abantu bateze amatwi ya masaha Country FM. Imana yarakoze kuyizana i Rusizi wacu, kugira ngo abayitega amatwi bose bagira amahirwe nk'ayo yo kujya bumva uburyo ki ijuru ridakorerwa, dore ko abantu batagangajwe no kurikorera kandi ridakorerwa. Umuvandimwe yaravuze ko turi busome muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 5 guhera ku murongo wa 39. Haranditse ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko aribyo birimo mufitemo ubugingo buhoraho, kandi aribyo bimpamya. Nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Sinshaka ishimwe ry'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe muzamwemera. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega, ndetse ni Mose uwo mwiringiye. Iyo mwizera Mose, nanjye muba munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Umuvandimwe arakoze cyane. Nifuje ko twaganira ariko tunashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga, kuko nanone ijambo ry'Imana ryo kuri. Ijambo ry'Imana niryo kuri, ikitahura n'ijambo ry'Imana nanone ntabwo nyine ari cyo kwemerwa nk'ikivuye ku Mana. Yesu rero hano arimo ganira n'abantu, ariko ababwira ati mukunda kurondora mu byanditswe kuko mwibwira ko arimo mufite ubugingo buhoraho. Muri make icyo ijambo rishatse kuvuga, abantu benshi bazi ko wenda kumenya Bibiliya cyane, ndetse ukanyuzamo ukanayiga. Hari n'abajya mu mashuri yayo kugira ngo bayiminuze, mbega kumenya ibyanditswe byinshi. Abantu bagatekereza ngo ahari ibyo byabaviramo ubugingo buhoraho, cyangwa se byabaviramo rya juru. Didier yahoze avuga ati ubushize twari turi kureba uburyo umuntu yabona visa
imuhesha ijuru. Noneho rero hari abashakira nanone iyo visa cyangwa se iyo tiki mu kurondora mu byanditswe. Mbega abantu bakaba bahanga muri Bibiliya, Yego. bakavuga bati tuzi noneho ibyanditswe, tuzi byinshi, ibyo bakabitekereza ko nanone byabahesha rya juru. Ariko Yesu aravuga ati murondoramo mugira ngo bugingo boroho nimwe muzabukura, nyamara ni nabyo bimpamye, sibyo? N'ubundi mu byanditswe ni nge buriya byose bigenda bihamye. Yego. Bityo kumenya ibyanditswe byinshi ariko utumvamo Yesu, Yego. ubwo n'ubundi bisaho ntacyo uba ubiziho, Yego. Yego. sibyo? Noneho akavuga ati nyamara mwanze kuza aho ndi kugira ngo muhabwe ubugingo. Muri make Yesu we kumugeraho cyangwa kumusobanukirwa bingana no kubona ubugingo. Niyo utabuze ibyanditswe byinshi ariko ukamenya icyo Yesu yakoze, biguhwanirizwa no kubona ubugingo buhoraho. niba numvishe neza ubwo bishatse kuvuga ko wenda tuvuge nk'umuntu udashobora kuba yamenya gusesengura Bibiliya, utazi wenda imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya cyangwa se udakurikirana inyigisho za Bibiliya, Yego. ubwo ni ukuvuga niyo mirongo muvuga. Aha. Ariko akaba amwemera, amuzi, akaba yamenya icyo Yesu yamukoreye, yamukoreye. ibyo bimuhesha ubugingo buhoraho. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo n'umuntu udukurikiye akaba yiyumva nk'aho utari umuhanga muri Bibiliya, Yego. akaba yiyumva ngo nta n'amateka ahambaye Yego. afite y'ubumenyi kuri Bibiliya. Hari abantu bavuga ati twe twavukiye no mu gipasitoro, twavukiye se mu bihaye Imana, twakuze wenda twigishwa Bibiliya, bakaba batekereza ko wenda ari byo byabahesha no kumenya Imana. ubwo se wenda nibyo murakomeza muracyari kwisobanura, ahubwo nakibaza ni abapagani bafatwa he aho ngaho, abitwa abapagani? Didier, kuri icyo Yesu yabisobanuye neza. Yaravuze ngo ari kuvuga iby'inzira ijya mu ijuru, yaravuze ngo inzira ijya mu ijuru umugenzi niyo yaba umuswa. Ubwo umuswa ni umuntu utazi no gusoma no kwandika, umuntu utarize, ngo iyo nzira nawe ngo ntiyayiyoba. Kubera iki iyo nzira atayiyoba? Yego. Nuko kujya mu ijuru nk'uko twatangiye tubivuga, ijuru ntago rikorerwa, ahubwo ijuru risaba kwizera Kristo ukaribona. Umuntu wizeye Kristo, Bibiliya iravuga ngo ababarirwa ibyaha byose mu izina rye. Ubwo n'umuntu w'umuswa utarize birashoboka kwizera Kristo akajya mu ijuru. Umuntu wize teolojiya w'umuhanga mu gusoma Bibiliya akaribura. Ni ngombwa ko uwizera se abigaragariza rubanda cyangwa abigaragaza mu ruhame rw'abantu bose? Icyo turaza kukigeraho. Okay. Byaba ari na byiza tudafashe umwanya w'ibibazo byinshi aka kanya kugira ngo tubashe Yego. noneho gusobanurira abatwumva bose, noneho umwanya w'ibibazo uze kuba waboneka nyuma, byarushaho kuba byiza tugakoresha umwanya Nibyo byiza rwose. sibyo? Noneho rero urakoze cyane Didier. Icyo navugaga ko umuntu ukurikiye Country FM ariko akaba yizi nk'umuntu utazwi mu bya Bibiliya, ndetse utanazwi mu by'iyoboka Mana, ndetse wa muntu abantu bashyira inyuma nawe akaba yizi nk'uw'inyuma, ndetse nk'umuntu wehe ahari Imana itanemera, ashingiye ariko ko nta n'ubumenyi bwinshi afite no kuri Bibiliya cyangwa se ku by'Imana muri rusange. Uwo muntu nawe ndagira ngo yiyumve mu kiganiro. Ndagira ngo yumve ko ijambo ry'Imana ritabwira abahanga ko aribo bazabona ubwami bw'Imana, ahubwo n'umuswa na wa wundi utazi yewe n'ibyanditswe byera. Birashoboka ngo amenye gusa icyo Yesu yamukoreye iri joro, yararana ijuru. Yego. Sibyo? Ngahamagara buri wese rero, nyabune buri wese ukuri iki kiganiro atega amatwi. Mu gutega amatwi icyo Yesu yakoze, birashoboka ko nawe yakwibonera ubugingo buhoraho, nubwo atajyaga yitekereza mu bantu baba bakandida b'ubugingo buhoraho. Nicyo ndeka kuvuga. Yesu rakavuga ati nyamara abantu banze kuza aho ari kugira ngo we abihera ubugingo buhoraho, ahubwo bakajya gushaka mu byanditswe bagacukumbura bagira ngo nibyo bizabahe ubumenyi bwinshi bw'ibyanditswe, nibwo buzabahesha ijuru. Sibyo? Ano akavuga ati ibyanditswe ni nge bihamya. Muri make kumenya byinshi si cyo kibazo, kumenya byinshi si cyo gikenewe, abo kumenya ko byose burya ari Yesu bihamya, abo ukizera uwo nguwo bihamya nibyo biguhwanirizwa no kubona ijuru. Siko bimeze? Noneho aravuga ati sinshaka ishimwe ry'abantu, sibyo? Ngo ariko mwebweho ndabizi ko mudakunda Imana mu mitima yanyu, sibyo? Noneho aravuga ati nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe muzamwemera. Ariko bivuze iki kuza mu izina ryanjye bwite? Bivuze iki? Bivuze kuza ubwira abantu ati nimukora ibi,
Yego. nimukora ibi kugira ngo Imana ibemere. Muri make ubwo ni ubutumwa bwibanze ku bikorwa by'umuntu. Umuntu naza mu izina rye bwite muzagira gute? Muzamwemera. Ariko nge naje mu izina rya Data ntimwagira gute? Ntimwanyemera. Bishatse kuvuga iki? Ubutumwa bubwira abantu gukora ibyabo. Ubutumwa bwibanda ku mbaraga z'umuntu. Ubutumwa bwibanda ku mikorere y'umuntu. Ubutumwa bwibanda ku muntu aho kwibanda kuri Yesu. Yego. Ubwo butumwa nibwo abantu bemera. Nibwo benshi bemera. Yego. Sibyo? Nyamara ari kugaragaza ko mu by'ukuri atari bwo abantu bakwiriye guha agaciro. Ahubwo ubutumwa bwibanda kuri nde? Kuri Yesu waje mu izina ry'Imana. Yego. Waje mu izina rya Se. Ubwo nibwo abantu bakwiriye kwibandaho kuko nibwo burimo agakiza. Yego. Muri make ntabwo ubutumwa bwiza bubwira umuntu ngo ibyawe nibyo bigenderwaho kugira ngo Imana izaguhe ijuru. Ahubwo ubutumwa bwiza bugaragaza ko hari uw'Imana yatumye ari we Yesu kugira ngo noneho abe ari we ukora ibyo Imana ishaka, noneho umwizera ajye yabona ijuru biciye mu by'uwo yagize ute? Yakoze. Mu by'uwo yakoze. Sibyo? Niyo mpamvu yavuze ngo mbese mwabasha kwizera mute mugishaka gushimwa n'abantu. Muri make rero ibyo umuntu akora bimuhesha icyubahiro mu buryo bw'abantu. Sibyo? Yego. Ariko kwizera Yesu urumva ngiye kwizera undi. Ninizera undi ubwo harubaha uwo nizeye. Yego. Ariko nge ninkora kugira ngo nemerwe ubwo ndubaha kuko ari nge wagize ute? Wakoze. Niyo mpamvu gutanga ibyanjye kugira ngo nemerwe biroroshye. Gusenga cyane kugira ngo nemerwe byoroheye umuntu. Kubera ko abibonamo nishimwe. Kuririmba muri korali nshaka kwemerwa ibyo nibyo abantu bakunze kubera ko abibonamo ishimwe. Gutanga amaturo kugira ngo nemerwe nibyo abantu bakunze kubera ko abibonamo ishimwe. Muri make imirimo y'umuntu niyo umuntu ashaka kumubwira kwiriye gukora aho kumubwira ko yizera ibyundi yakoze. Kubera kwizera ibyundi yakoze nta shimwe bigarura kuri wa wundi. Ahubwo ishimwe birarihereza uwakoze ari we nde? Yesu. Ari we Yesu. Yesu akavuga igituma abantu batizera rero nuko bashaka gushimwa n'abantu aho gushaka ishimwe riva ku Mana. Ishimwe Imana rero yo iduha cyangwa se umuntu Imana ishima nuwemera ibyo yo yakoze muri Kristo Yesu. Yego. Suyigaragaza we ubushobozi bwe bwo gukora ibye bwite. Yego. Nyamara icyo abantu bifuza kubwirwa ni ibyo bo babasha gukora kugira ngo bemerwe, kugira ngo anabishimirwemo nyine. Uzabibona ati kubw'umurimo w'Imana nkoze ibi. Kubw'umurimo w'Imana nange ntanze amafaranga angana gutya. Ibyo nibyo abantu baryoherwa kubera ko bikoranye na kamere muntu kugira ngo nabibonemo icyubahiro. Ariko ibyo si by'Imana ishimira umuntu. Ahubwo icyo Imana ishima ku muntu nuko we yizera ibyo Imana ubwayo yikoreye muri Kristo Yesu. Iyo babikora gutyo byiza se wenda nubwo ntago baba bisanisha na kwa kwizera ko uwo wizera niba ari Yesu amwizera koko akora ibyiza kandi nawe akaba agomba gusanisha imirimo myiza nk'iye. Urakoze cyane aho turaza kuhagera. Sinshaka gucikirizamo ikiganiro kugira ngo twihute kubaza cyane ariko muwe mufite aho muza kuza kubisubiza byose nagiye mvuga. Kureba n'iminota yego we ntacyo neza ni yanyu rwose. Hari n'itatu twabariye. Urakoze cyane. Navugaga iki rero? Navugaga ko umuntu gukora kugira ngo yemerwe nibyo umuntu ashaka kubwirwa. Kandi umuntu aranabyumva aranabikunze kubera ko bihura na kamere yiwe yo kwishakira icyubahiro. Niyo mpamvu adashaka kwizera nde? Yesu. Ninizera Yesu ndaba nemeye ko nge ndashoboye ahubwo nizera ibyundi yagize ute? Yakoze. Bityo nta shimwe ndibugire ute? Ndibubone. Ariko ninkora bityo nkaba nakumva ko nakwemererwa mu byo nakoze ubwo ishimwe riraza kuri nge wakoze. Sibyo? Yesu yahishuye ibanga rituma abantu badashaka kwizera Yesu. Nuko bakeneye gushimwa n'abantu aho gushimwa n'Imana. Nanjye nkorera umurimo w'Imana aha naha. Nanjye mu murimo w'Imana nkora ibi n'ibi. Ibyo nibyo abantu bakeneye. Bivugitse neza kubera ko biri guhesha wa muntu ukora nyine icyubahiro. Ariko si ibyo Imana imushakaho. Imana irashaka ngo we yemera ahubwo ibyo Imana yamukoreye mu mwana wayo Yesu Kristo. Kubera ko niwe wakoze ibyo Imana yashakaga. Ibyo rero kubyemera ubugaragaje ko Imana ikwiriye gushimwa kubw'icyo yagize ute? Yakoze. Yego. Sibyo? Ndagaruka ku mpamvu yego ituma abantu bakwiye kwizera Yesu yego bakava ku bindi bintu byose. Yego. Iyaba kujya mu ijuru
umuntu yakora bikemera akarijyamo, Yego. ntago Kristo Imana yari kumwohereza mu isi ngo aze gupfira umuntu. Yego rwose. Mu gitabo cy'Abagalati 21 haravuga ngo iyaba kujya mu ijuru bishingira ko umuntu yakoze ibintu byiza akabyubahiriza byose, ngo urupfu rwa Yesu rwaba rubaye imfabusa. Ibyo ngo ntibikabeho. Abagalatiya 2:21. Yego. Abagalatiya 2:21. Yego. Ngo iyaba kujya mu ijuru bishingira ko umuntu yubahirije amategeko y'Imana, biramutse ariho biri, urupfu rwa Yesu rwaba rubaye imfabusa. Yego. Ariko nanjye ndabyumva cyane. Yego. Impamvu Imana yohereje Kristo mu isi nuko gukora byatunaniye. Yego. Kandi ikindi abantu ahari bajye banabitekerezaho cyane, nabuze umuntu wambwira ngo nakoreye Imana nduzuza 100%. Uwo ntarabaho. Yego. Umuntu arakora akagira imyaka myinshi, yewe akanapfa agakora atarakubwira ko yujuje. Yego. Ubwo rero umuntu atarakora ngo yuzuze, ubwo bigaragaza ko inzira ijya mu ijuru idashingiye ku gukora. Yego. Niyo mpamvu tuvuga ko ijuru ridakorerwa. Ubwo umuntu ukorera ijuru we ntiyarijyamo, ntibishoboka, ntibyanabaho, kubera ko impamvu atarijyamo nuko Kristo Yesu icyamuzanye mu isi nukuza kwishyiraho ibyaha by'abanyabyaha, kugira ngo umuntu uzemera ababarirwa ibyaha mu izina rye. Yego. Rero kujya mu ijuru bishingira ku kwemera. Aha twasomye Yesu yari habwira abantu timwe mushaka kwemerwa n'abantu. Yego. Cyangwa se umuntu naza mu izina rye we muzamwemera. Yego. Ariko nge ntago muri kunyemera. Yego. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Umuntu aza mu izina rye akaza akagira ibintu ashinga akabisiraho, akanabwira abantu ngo nimukore neza, Yego. muzajye mu ijuru. Abo bantu Yesu abita abafarisayo b'indyarya ndetse n'abanditsi. Impamvu ari abafarisayo b'indyarya, iyo ubwiye umuntu ngo akore neza azajye mu ijuru, uba umugushije mu mutego ukomeye. Yego. Abazakora agatagangara ntaribone. Yego. Nyamara icyazanye Yesu mu isi akimara kugira, we yarabitangaje, aravuga ngo nje kumenyesha imbohe ko zibohowe. Nje kumenyesha umwaka Imana igiriyemo abantu imbabazi. Yego. Nicyo kinzanye mu isi. Yego. Nje kumenyesha abantu ko gukora byabananiye, kandi koko nanjye mpita mzumva. Yego. Umuntu dore ukuntu ateye, abantu bari kumva Country FM Imana ibaha umugisha. Dore ukuntu duteye, dore ukuntu ikiremwa muntu giteye. Twe dukora ibyiza tukavangamo n'ibibi. Yego. Ntago urwo rucanga Imana yarwemera. Nta muntu waba mu ijuru afite icyaha. Yego. Kuba rero dukora ibyiza tugacangamo n'ibintu bibi, Yego. birasaba kwizera Kristo wakoze akuzuza. Amen. Yarakoze aruzuza kugira ngo umuntu namwizera amuhe ibyo akoze. Nibyo. Nkuko nanjye mvuga ngo yishyizeho ibyaha byanjye byose, Yego. aranabihanirwa hano igihano cy'ibyaha byanjye. Yego. Kumwizera bingana ko nanjye mbarwaho ibyo yakoze, nkababarirwa ibyaha mu izina rye. Amen. Nicyo cyatumye avuga ngo umve rero mbaye inzira, mbaye ukuri, mbaye n'ubugingo. Yego. Nta muntu wagera ku Mana atari njye umujyanye. Ubwo bishatse kuvuga ngo iki? Abantu bagira ikibazo cyo kwibaza ngo umuntu yamenya inzira ijya mu ijuru ari iyi. Yego. Abantu bakagira ikibazo ngo umuntu yava mu rungabangabo bigenze ute. Abantu bakagira ikibazo ngo umuntu yazajya mu ijuru bigenze ute. Nyamara umva ahantu bikubiye. Yesu yabivuze muri aya magambo, ninjye nzira. Iyo umwizeye uba ugeze mu nzira. Aravuga ngo ninjye kuri. Iyo umwizeye ubwo ubumenye ukuri. Yego. Ni nanjye bugingo. Iyo umwizeye ubwo ubonye ubugingo. Yego. Birababaje cyane umuntu afata amasengesho yo kuvuga ngo ngiye kuyoboza Imana inzira. Ariko ntago namurenganya, n'ubutamenya. Nyamara Yesu we yavuze ko ari we nzira. Yego. Kumwizera bingana kugera mu nzira, bingana kugera mu kuri, binangana kubona n'ubugingo. Nibyo rwose. Bingana no kugera ku Mana ubwo. Yego. Ubwo kubona ubugingo, kugera mu kuri, kugera ku Mana, bikubiye mu kwizera Kristo. Urakoze ku buryo cyane. utanabaza se niba uyu Imana nyine uyizera kuvuga ngo ngiye kuyiyoboza, niba ariyo nzira no kuyibaza uko kuri, niba ariko kuri ntago yaba ayobye ku bwanjye niko mbyumva. Impamvu yaba ayobye, Imana yo nubu iri kubivuga ihimbazwa. Eyo. Imana yo yaravuze ngo ikunze abantu bari mu isi, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo ku ruhande rw'Imana yo yaratanze, yaranababariye, ahubwo ikibazo ku muntu ntabizi. Nibyo rwose. Ntabizi. Niyo mpamvu dukunda kuvanga ikintu cya mbere n'amakuru. Imana ishimwe ku bantu bakurikiye Country FM, ahari bamenya amakuru meza abohora imitima yabo. Umuntu abaho igihe kirekire atazi inzira ijya mu ijuru, nyamara Imana icyo kintu mu bintu Imana yarangije, kuko icyatumye itanga Kristo, kandi Kristo Imana imuhimbarizwe, we yaranabikoze. Yaraje aratotezwa, yambikwa ikamba ry'amaho, aterwa icumu, amanikwa igorogota ku mpamvu z'aba nyabyaha. Icyo bigusaba ni ukwemera ibyo yakoze ko nyamara abantu bakabivuga ntibanabimenye. Umuntu akavuga ngo Yesu ngo yaramfiriye, wamubaza atese wumva wajya mu ijuru ngo simbizi.
bishatse kuvuga ngo ibyo avuga ntabyumva. Yego. Umuntu wizeye Kristo Yesu ababarirwa ibyaha mu izina rye. Uwo muntu kandi Imana iravuga ngo abonye ubugingo buhoraho. Amen. Ubugingo abantu bahora basaba buri mu kwizera Kristo. umuntu ababubonye. Yego. Noneho hano yanavuze ku murongo 45 ngo mwe gutekereza ko nzabarega kuri data. Yego. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ngo ndetse nyamara hari ubarega ngo ndetse ahubwo ngo ni Mose uwo mwe mwiringiye. Yego. Yego. Muri make uwizeye Yesu nta rundi rubanza nicyo bishatse kuvuga. Abagitegereje ku Mana. Mwe gutekereza ko nzabarega kuri data. Nyamara hariho ubarega. Yego. Uzubarega ni Mose. Yego. Yego. Iyo bavuze Mose bashatse kuvuga amategeko. Yego. Muri make ya mirimo yanyu mwishingikirijeho muzi ko ari izabahesha kujya mu ijuru. Ngiki kirego gikomeye mufite ahubwo imbere y'Imana. Ayo mategeko mwishingikirijeho niwo mushinja cyaha wanyu imbere y'Imana. Arabati nyamara unyuzeho ubwo butandukanye n'urubanza imbere y'Imana. Ariko ayo mategeko muri kwishingikirizaho niyo azabarega ahubwo imbere y'Imana. Ariko siko abantu babizi Patrick. Yego. Abantu bazi ko amategeko ahubwo bayahawe nk'inzira y'ibyo bagomba gukora kugira ngo bizabeshe kujya mu ijuru. Yesu hano yabihakanye. Yavuze ngo ayo mategeko ahubwo niyo azabarega imbere y'Imana. Muri make niyo ashinzwe gushinja umuntu ibyaha. Amategeko abantu Imana ihimbazwe. Ubundi abantu iyo nayo wenda tuzakomeza no kubisobanura kuko icyo cy'amategeko cyo Imana izadogomeza kugisobanurira abatega amatwi Country FM. Yego. Amategeko ubundi cyatumye Imana iyatanga. Yego rwose. Paulo ari kubyandika yaravuze ngo amategeko ubundi yo icyo abereyeho ni ukumenyekanisha icyaha. Yego. Iyo amategeko atabaho umuntu ntiyakaba yakora icyaha ngo amenye ko agikoze. Amategeko icyatumye Imana iyatanga kwari ukugira ngo ikiremwa muntu tumenye ko turi abanyabyaha. Nibyo rwose. Ubundi amategeko asobanura ubuzima bw'Imana. Wubahirije amategeko y'Imana 100% waba ubaye Imana. Ariko twe turi abantu. Bishatse kuvuga ngo twe amategeko y'Imana ntituyubahiriza 100%. Imana ikavuga ko icyatumye iyatanga kwari ukugira ngo tumenye ko turi babi ku rugero rukabije. Nibyo. Nireba nimfata indorerwamo umuntu iyo ashaka kureba uko asa mu maso atora indorerwamo. Iyo utoye indorerwamo ureba uko usa ukabikosora. Amategeko nayo ni indorerwamo. Iyo ushaka kumenya kuri umunyabyaha tora amategeko wireberemo urasanga ujye uyica. Nibyo rwose. Ibyo rero kwari ukugira ngo dutsindwe n'urubanza imbere y'Imana tumenye ko turi babi ku rugero rukabije. Hanyuma tumanike amaboko tuvuge ngo ninde wantabara. Nibyo rwose. Hanyuma yo kuvuga ngo ninde wantabara Imana itwereke Kristo itubwire ko yamutangiye kugira ngo tumwizere tubabarirwe mu izina rye. Ukiraho rero ni nakuri murongo ukurikira uvuga Yesu yakomeje avuga ngo iyo muza kwemera ibyo Mose yanditse. Yego. Nanjye muba munyemera. Bivuze iki? Umuntu amenye neza umumaro w'amategeko kuri we. Yego. Akamenya ko amategeko ari ayo kumushinja no kumwemeza intege nke ze. No kumwemeza ko ari umunyabyaha ko akwiriye no kurimbuka. Burya yakwizera Yesu. Yego. Kubera ko yahita amenya ko akeneye umutabazi ari we Yesu. None rero amategeko amaze gutsinda umenye kuri mubi, umenye ko udashoboye gukiranukira Imana kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Noneho uhita unamenya ko hari warupfuye mu cyimbo cyawe. Uhita umenya ko burya habayeho irangiza rubanza kuri wa muntu watsinzwe. Iryo irangiza rubanza rikabera muri Kristo Yesu we wapfuye afashe igihano cy'uko twe twananiwe amategeko y'Imana. Agapfa mu cyimbo cyacu. Noneho wamwizera rero ukabukuriyeho urubanza rw'ibyaha. Ukabubaye umwere imbere y'Imana. Nayo amategeko ntabe akigukurikiranye. Nsoza birumvikana ko ntabwo amategeko bayaduhereye kugira ngo tuyashobore biduheshe kujya mu ijuru. Amategeko Imana yatangiye nubwo tuzabigarukaho cyane nubwo abanyamahanga y'Abisirayeli ariko yatangiye kugira ngo buri wese atsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Numara gutsindwa ahubwo wemeranije n'amategeko kagutsinze. Noneho ujye wakwemera ugutsindishiriza ari wende Yesu. Noneho uvuga ati ndatsinzwe naro kurimbuka koko ariko kubw'uyu wamfiriye nkuweho urubanza rw'ibyaha. Umwizere no ubone ijuru kubw'uwo atari kubyo we washoboye. Ni ukuvuga ngo uramutse washobora amategeko y'Imana ubwo Yesu ntacyo yaba yaramaze. Wabugaragaje Imana nk'inyabinyoma kubera ko yatanze Yesu ku bantu batsinzwe kandi we waragize ute
waratsinze waba unavuze ngo Yesu mu by'ukuri kuri wowe ntabwo yari akwiriye no kuza kugupfira sibyo ariyo mpamvu Pawulo avuga nyine nk'uko Patrice yabivuze kare aravuga ati yaba gukiranuka twabihejwe n'ibintu tegetswe n'amategeko ubwo Yesu yaba yarapfiriye ubusa ariko ntiyapfiriye ubusa yapfuye kubera ko nta muntu n'umwe washobora amategeko y'Imana kugira ngo ahubwo twe twatsinzwe noneho twemere ko nubwo twatsinzwe ariko ko igihano cyacu cyarangiriye muri Kristo Yesu tubarweho kwera kwa Yesu tuba bakiranutse mu maso y'Imana duhabwe ryajuru ku bwa Yesu atari kubwo ubushobozi bwacu. Aho Yesu niho yagarutsemo kuri aya magambo twasomye aravuga ngo uwo Mose mwiringira ngo niwe ugaruka kabarega yaravuze ngo iki yaravuze ngo ayo mategeko mwiringira cyangwa mwishingikirizaho aragaruka kabarega abarega gute nuko muyishingikirizaho mukumva muzubahiriza amategeko y'Imana mukajya mu ijuru nyamara kaza kabarega kubera ko mujya muyica nibyo rwose ubwo rero ubwo mujya muyica niyo azanabarega byari bikwiye rero ko abantu bamenya ko amategeko batayashobora bakamenya ko yabatsinze bakakumya guhatiriza ibintu bidakunda kuko Bibiliya ivuga ngo kamere muntu ntiteze izumvira amategeko y'Imana umuntu arinda apfa bakamuhamba atarumvira amategeko y'Imana ngo abishobore byari bikwiye rero ko abantu bava kuri ibyo bintu byo guhangana n'amategeko bakizera Kristo Yesu waje kubabarira ibyaha mu izina rye amen waje gufata igihano cy'umuntu wananiwe kubahiriza amategeko y'Imana ahubwo wakwizera Yesu ukabaye umwere imbere y'Imana kuko urangije igihano wemeye wakikurangirije tukiraho rero gato muvandimwe ku musaraba igorogota hari ibisambo bibiri numvise nabivugaho gato kimwe cyari iburyo ikindi kiri ibumoso icyari iburyo kirizera bihita byumvikana neza ko abantu bari bagiye kubambwa igorogota ari ibisambo barabapagani barabanyabyaha ariko icyari iburyo gihita kibona ijuru kitarikoreye kibona ijuru ku buntu nta kintu gikoze cyahavugiye amagambo atatu meza ryo cyaravuze ngo icyambere twebwe turi kuzira ibyo twakoze ngo ariko wowe mwami uri kuzira ibyo utakoze ngo ahubwo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke Imana ishimwe ku gisambo cy'iburyo cyaravuze ngo mwami wowe uri kuzira ibyo utakoze kiba hishuriye ko Yesu ari kuzira ibyacyo ariko cyari gisanzwe ukuvuga ngo cyari gisanzwe kizi uwo muntu kinamwizera yego ariko kinakora nabi urumva noneho hajemo indi case niko nabivuga ibyo nta kesi irimo Didier nibyo twavuze kare twavuze ngo n'umuntu udasanzwe ahubwo azi yewe n'ibyobokamana aya magambo turi kuvuga aramureba na kiriya gisambo ntabwo ari ngo cyari gisanzwe kimuzi ahubwo cyamwizeye uwo munsi bivuze ngo n'igisambo ruharwa ahubwo ni umukandida wo kujya mu ijoro ariko ntiyavuga ngo wenda komeze yibe oya siko turi kwigisha ahubwo turi kuvuga ati uwo nguwo ahwanije n'abandi bantu bose ibyaha imbere y'Imana kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ni umukandida nk'uko n'abandi bose bakwizera nabo babona ijuru sibyo tunambara impungenge umuntu wese dukurikiye nawe uyu munsi wemeye ko ntacyo ushoboye ukemera ko uri umunyabyaha ku bwa kavukire yawe nyamara ukemera wa wundi wapfiriye ibyaha byawe ijuru buribonye wabariwe ibyaha byawe byose uhawe ijuru ku bwa Yesu numva rero kubera iminota iri kugenda kwakira telefone reka tuzakire kugira ngo tubashe kuganira ku ruhande rumwe ngewe uko myumvishe harimo imibare n'ubwo idakomeye rwose muri haviza kugira ngo nayibone hari ibyo abantu basanzwe bararemewe cyangwa se bakorewe ariko batazi nkuko Patrice yarabivuga batazi reka wenda dutange telefone mirongo yacu ndabona batangiye kwibyiganiraho nuko gira kwibibutsa yego ni 0788 44 21 25 na 07 8 ibihumbi 300 Allo Country FM Nyiriwe neza avugana na Jonas Nsengimana yego Jonas Nsengimana mumbarizo aba bagabo n'ubushize narabumvaga ko bavuga bati mwamaza mukatubwira wenda aho muherereye ni mu murenge wa Kamembe mu kagari ka Ruganda yego uwo mugabo arimo kuvuga ngo baba bari ibyaha ubwo nibonye kuko numva ko tugifite umwenda ese iyo umuntu yihannye yego aho ko urabona ko hari ukubatizwa mu mazi menshi nubwo bahishe abari bo abo naberanye ndabumva none ikibazo saba ari ahubwo nibatubwire bati kubw'impamvu zifatika buri wese yaracyuye bagiye bareka kuguheza mu kiragati hari ukuntu byumva ukumva umwe yakuyobeje undi yakuri ese biba bimeze bite ni iki cy'ukuri umuntu yagenderaho ntabwo twumvise ikibazo cyawe bazi ikibazo cyawe neza
ikibazo cyanjye wagiye muri byinshi utakaza ikibazo baza neza ikibazo cyawe kirabaza giti yego ko muvuga ko twababariwe ibyaha mu kubabarirwa ibyaha twabibabariwe ku bw'uko ari imbabazi za rusange ni icyo kibazo yagiye nta kibazo turaza kumusubiza twacumvishe Allo Country FM. Oui. Jean-Pierre muvugana. Inde? Jean-Pierre. Jean-Pierre urihe? Ntabwo turi kukumva neza wagerageza kuvuga neza hanyuma tukumvikana. Nakizimana Jean-Pierre muvugana. Uri hehe? Ndi Rusizi mu murenge wa Muru. Ikibazo ni kihe? Reka twakira abari ndumva ariko akiri kukigaho wenda araza kuhamagara. Allo Country FM. Hello. Oui. Ndazariya ndi Karongi. Yego Azariya Karongi. Mwe murenge? Ni wa Rwankuba hafi y'iminara ya Karongi ku musozi muremure wo muri Kibuye. Ni byiza cyane. Muradukurikira neza? Turabakurikira ariko nyine biba biri kugenda bicika biba bisaba ko hari ahantu uhagarara ukayumva hashaka ukongera ukayibura bugumye aho ariko turi kumvikana ndumva ariko twumva ndi kumva cyane ariko njyewe ubutaha narahamagaye ntangiye mvuga uburyo ki nanjye nakijwe kuri radio bita bicika ariko Bibiye ni njyewe wari utangiye ubaza ikibazo ngo se nawe wakijwe nk'uko ku abantu bakijijwe niba icyo kibazo warakimbajije niba ubyibuka sinzi wakwibita muvandimwe Azariya nk'umunota umwe ndahari bavandimwe bavuze ku nkuru y'uburyo kimwe umuntu ashobora kuba atazi n'ibyanditswe byinshi ariko agakizwa numvise ijambo rimbwira ko ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'akabuto ka sinapi ngo umuntu yateye ariko ngo amaze kugatera ngo maze ngo karakura kaba kinini ngo inyoni zarika muri icyo giti nashaka kuvuga nk'iki rero nanjye nakirizwe kuri radio natangiye nsa nk'ubipinga mbona ari ibintu bitoya bidakenewe rwose ariko maze kwizera uko kuntu utsindishiriza abanyabyaha nanjye nizera uwo ngo bavuze witwa Yezu nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane nanjye numva amahoro ndayagize mu mutima numva ndakijijwe amen ariko Imana no gukizwa nanjye icyo giti nk'uko navuze ngo inyoni zaraza zikarikamo nanjye navuze ubutumwa bwiza kandi abantu benshi barakijijwe amen bigaragara yuko inyoni ziraza zikarikamo nandi gushaka kuvuga ngo rero bitangira wumva wagira ngo hari ibi bintu ko bitagize ukuntu bimeze nanjye natangiye mbirwanya ariko nza kurangiza n'ubundi nanjye ubwo butumwa bwiza mbwizeye muramfashe nanjye mbwamamaza hose ariko ndakubwiza ukuri yuko uko ndushaho kugera ntera intambwe niko kugenda bindyohera hashinzwe uko nabonye ijuru ku buntu iyo ndyamye mba ndifite ndi guhinga mba ndifite ndi mu modoka mba ndifite ni ukuvuga ngo ijuru naribonye mu ubwo buryo kandi nta n'ikindi kibazo mfite na kimwe kuko ijuru ndaryizeye nk'ukuri urakoze cyane muvandimwe Azariya usuhuze bene data b'Ikarongi cyane turabasuhuza abavandimwe amahoro Country allo urabanza ugabanye radio yawe nta gutelefona wegereye radio kuko byangiza ibyuma ndetse utasize n'abari gukurikira. Allo Country FM. Country FM allo. Oui. Ni Manuel Nyiransaga. Chris Merak. Byukuri nanjye numvaga bene data barimo kutubwiriza ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Gusa nanjye ngize icyo mbivugaho gukizwa buriya ni ikintu gikomeye ariko kikaba n'icyoroshye kubyumva vuba kuko abantu benshi ushobora kumubwira ukamubwira ko gukizwa ari ibintu ashobora kwizera uwo mwanya bigakoreka bitewe n'uko abyizeye wenda kumva ari ibintu byo kumubwira bidashoboka ariko birashoboka cyane kuko natwe nizo nzira twagiye dukizwamo tukabyizera dutyo kandi natwe bikatubyara umusaruro ariyo mavuta natwe twicaye mu murakoze akoze cyane
ariko ntacyo yari oye ntacyo waza kumubwira baraza kugira icyo bavuga ku kibazo cyawe turacyakira telefone ni nk'inyunganizi yashatse gutanga yego ni inyunganizi Allo Meze gute? turakomeye Ni kuri Country FM. Tange nitwa Mathias ndi murenge wa Nyakarenzo. yego Mathias Agiraga mu mbarize abo bene data barakumva neza nta kibazo ko bavuga ngo iyo umuntu yizeye Kristo nyine biba birangiye ababonye ijuru. Yego Ko muri Matayo sindi ku murongo bavuga ngo kurikira Yesu ntibyoroshye. Byo babivugaho iki? urakoze cyane turaza kugusubiza akubisemo akantu nta kibazo turamusubiza Matayo nubwo yavuze ngo ni muri Matayo ariko agavuze imibare cyangwa iyo mirongo turaza kumusubiza Radio Country FM. yego ninde uragana he Ndagijimana Tozene hano Nyamasheke. Nyamasheke mu murenge Murenge wa Cyato. umurenge wa Cyato yego Bo turagira ngo mutubwire twebwe tugeze mu Bugarama Radio Country FM twebwe mirongo tuyikatiraho. ntacyo uzagifatira ku Cyato ntacyo uri aho ngaho atari ku Cyato turi mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ni ikiganiro mushobora gutangamo ibitekerezo binyuze kuri imirongo ya Country FM 0782442125 na 0738 hanyuma mukaduha ibitekerezo. Allo Country? Allo. Oui. Ndi kubumva. Natwe nuko. Mu ikiganiro mwashyizeho ni cyiza cyane rwose twakishimiye. Kuyemo iki? Nge kiranyigisha cyane ahubwo mwambwe gitangira kigasoza ryari. Gitangira buri wa kane guhera saa 2 kugera saa 3. Yego. Yo disi yaba mwagishyiragaho buri munsi buranje ndishimye cyane. Ngatubwira iki kuyemo none naguze. Witwa wakuyemo iki? Nge buriya. Yego. Byankuyemo gukurikira ntago ibintu byo kujya nita nko kuvuga ngo kwizera cyangwa se ngo umuntu ngo kwa kundi umuntu yajya avuga ngo yishimiye ngo ikintu ngo arizera nge byo ntago byabaga bindemba ariko guhera uyu munsi ndumva nta kindi kintu ahubwo buri wakangahe nzajya mbatega ugutwi rwose buri wakangahe twavugaga uburyo wajya mu ijuru twasobanuraga uburyo umuntu ajya mu ijuru biciye mu kwizera Yesu Kristo sinzi nimba rero hari icyo wakuyemo nge ikintu nakuyemo byanyigishije cyane ikintu nakuyemo ni ukwizera cyane ndetse no gusenga bikurikiranye ijuru se wumva nawe uzarijyamo kuri ubu ahubwo icyo nicyo cyifuzo mfite muri ino nta kindi cyifuzo ntangiye guhera mu munota tuvugana noneho ukomeze ukurikira ibiganiro uzumva noneho uburyo iki kifuzo cyawe cyasubijwe urakoze cyane reka twakira abandi twakumvishe igitekerezo cyawe turakira abandi kuri telefone twabagejejeho za Country FM. Allo Country? Allo? Allo? Allo Country FM? Allo? Oui. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego, iki kiganiro no kumva ari cyiza. Yego, ninde uragana he? Ni Manuel ndi hano Kamembe. Izina ni? Inde? Manuel. Ndi hano Kamembe. Kimwe mu byo nanjye navugaho si ikibazo n'igitekerezo. Ni byiza ko tumenya ko ukwizera uw'Imana yatumye ari we Kristo bihagije kuba uhindutse umwana w'Imana ko Bibiliya yivuga. Yego. None abo bantu batwigisha gutyo nta bundi buryo bundi cyangwa se ikindi gihe bazajya bacisha iki kiganiro ko cyaba ari cyiza kuruta uko ibindi biganiro kinyuraho rimwe ubu nibwo numvise kuri radio. Emmanuel hari uburyo tuza kuguha nimero nyuma washaka ko tuganira birambuye tugakomeza kuganira ariko tukiri aho se wumvishe ko kwizera Yesu biguhanirizwa no kuba umwana w'Imana
ese Byo- ese ku bwawe wumva kubwo kwizera Yesu ijuru rifite uryicaranye bo nta na gisibya. tugushimiye Imana, ibindi ubwo turabiganira ku mirongo tuza kuhereza nyuma y'ikiganiro. Murakoze cyane. Nawe urakoze. ariko bura nk'uwo nguwo utangurira ati nta gisibya, nta n'ikintu yanagaragaza avuga ati wenda nshingira kuri ibi ngibi. Imyizerere nubwo ari ibintu by'imbere mu muntu, ariko hari ibintu ashobora kuvuga wenda bigaragarira amaso. Yego yakivuze nyine icyo ashingiraho ni ukwizera Yesu. Yavuze ko nta gisibya ku muntu wizeye Yesu ukaba wahindutse umwana w'Imana ngo ijuru aba ari boye. Twumvise icyo yavuze, ntekereza ko n'abadukurikiye babyumviye. Wenda Didier izo mpungenge se numvise yarazifite, ariko hamwe nuko ibiganiro birajya bigenda bikomeza gukurikirana impungenge uzazishira, kuko nako kabaza abantu benshi barakagira. Iyo umuntu yizeye Kristo aba abaye umwana w'Imana, kandi umwana w'Imana aba ameze ukuntu kwiza. Ibyo nabyo tuzanabigeraho. Ngese wagize ngo ntafite impungenge cyangwa ndabihakana. Sinshobora kubihakana, ndanabyemera cyane. Ahubwo uburyo umuntu wenda utabyumvaga cyangwa se utarunabizi cyane cyane ko ugeze no kubivuga uvuga uti hari rwose abantu bafite iyo favor, bafite iyo mpano ariko batanabizi. Ubwo buntu barabugiriwe ariko hari abatabizi bwo kuba barafunguriwe ijuru, sibyo? Ariko batabizi, sibyo? Nibyo turi gutangaza. Nibyo. Noneho ariko noneho nk'uwo uvuga ngo sinarimbizi, ngenda nishatse kuvuga nti noneho warumubaje ati nawe urabyumva ko kuba wizera rwose ijuru rifunguriwe cyangwa rifite? Kubwanjye ati nta gushidikanya niko avuze, nta gisibya. Ariko none numva mu gihe wenda hari ukundi yabifataga mbere, nuko nguko wenda atangiye kubyumva, atubwire nyine ati dore nk'impamvu zijyanye nuko kwizera, kuko ivuze kwizera ni ibintu udashobora gukoraho gutya. Buriya kubera ko twe twasobanuye byinshi, ntabwo twari kugira kumubaza kandi tuzi icyo twasobanuye. Okay, nta kibazo, reka twakira abandi. Allo country. Allo country FM. Turakumva neza. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Sendake Etiro. Etiro. Ntuye ku ruganda mu murenge wa Kamembe. Icyo kiganiro cyawe bene data nagikurikiye. Yego. Mbanza no kubashimira cyane umuhate bafite. Ariko hari icyo nayigize ngo nunganireho gatoya. Nuko buri sosiyete yose igira ibiyiranga. N'abana b'Imana nabo cyangwa se bavuga ko bizera Yesu bagomba kuba bafite ikintu kibaranga. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Yego. ni ukuvuga ngo ibya mbere byose biba bishize agatangira ubuzima bushyashya. Tukiraho kugira ngo tuzaza gutinda Etiro turi koresha iminota neza, nawe uri cyaremwe gishya. Yes, ndi cyaremwe gishya. Umukiranutsi? Ndi umukiranutsi, mbigerageza buri munsi, ntabwo ari ikintu cyabaye rimwe gusa. Mbo ariko ugikora n'ibyaha se? Ugikora n'ibyaha? Ibyaha turabikora. Wivira muri mu bwinshi. Ubwo ninjye wivuze. Nyine ivuge nkawe. Ibyaha ndabikora. Aha, hanyuma rero ubwo niba ukora ibyaha se ubwo ukora ibyaha se wa Satani? Oya, kandi ijambo ry'Imana nawe urabikora, ahubwo icyo mvuga ijambo ry'Imana riduhamagarira kwezwa. Nyine urera kariye mugenzi wawe ukoze icyaha. Buretse gatoya Etiro. Nyine urera se nyine ko riguhamagarira kwezwa, urera kandi utejejwe ntazabona umwami Imana. Yes, impora nezwa. Ntago ari uguhora wezwa. Kubera ko ushobora no gutungurwa n'ubundi ucyanduye ukarimbuka. Birasaba ngo wumve neza tukubwira uburyo waba wejejwe imbere y'Imana kandi ku buryo bwa burundu. Ukaba mu isi wambaye gucyanuka kwa Yesu, ariyo nzira yonyine yaguhesha kujya mu ijuru. Naho kwiyeza byo ntago byashoboka, nawe igihe wabigeragereje urumva ko ukiri umunyabyaha n'ubundi mu maso y'Imana. Bo niba ntizinge mu magambo mukaba muvuga ko umuntu wakiriye umuntu wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we. Nabyo ntabwo ari intero n'inyikirizo, ni ukwemera ko Yesu nyine yagukijije ariko agukirishije urupfu yapfuye n'amaraso yamennye. Noneho wowe ukaba ntacyo usigara ubazwa. Ntacyo usigara ubazwa kuko ibyo wakabajijwe byose hari undi wabibajijwe. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gucyuke ugafata umugore wa mugenzi wawe nta rubanza uri muri Kristo. Ibyo ni imbuto, ni imirimo ya kamere, kandi umuntu nyine wizeye Yesu ntabwo abakira umuntu wa kamere. Aho turi guhuza cyane, niba hari imirimo igomba kuzanga bizera Kristo. Wenda katugufashe gato, katugufashe kuri icyo kintu, wenda n'abandi bakurikiye ahari iki kibazo banakigira ari benshi, nubwo tuzaguma no kubigarukaho.
iyo umuntu yizeye Kristo Yezu abo baye umwana w'Imana. Yego. Ndetse ababaye icyaremwe gishya ibya kera bikaba bishize. Uwo muntu abagabanye impano yitwa mwuka wera. Yego. Uwo mwuka wera abaje kumuyobora mu kuri kose. Mu Bagalatiya ibice 5 kansoma imirongo nk'ibiri gusa nihuta aravuga ngo ariko rero imbuto za mwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iyo umuntu yizeye Kristo, ntimugatekereze ko umuntu yizera Kristo ngo abe umunyabyaha. Oya, ahubwo umuntu yizera Kristo akagabana impano ya mwuka, uwo muntu akagira imbuto nziza bikemera noneho. Yego, kandi ntazigira kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo azigira nk'umwana w'ijuru. Yego. Ariko twafata n'ikindi kibazo nyine. Uracyatwumva? Nari ndi kubumva, nari ngiye kubaza akabazo kamwe ngahita ngenda. Nta kibazo, tubaze. Etiro turacyagukurikiye. Ni ukuvuga ngo nk'ibyo mwarimo musobanura. Ngewe nari ndimo nibaza, ese ko mu buzima ngewe mba mureka nishyire mu buki. Duhora dushaka gukora ibyiza kandi Yesu ni wowe nkora nje ngo ntiwiyubahe hano umuntu avuga ku giti cye. Nge mpora nshaka gukora ibyiza, ndanabiharanira, na Yesu ndamwizera pe. Umwizeraho iki? Ariko donc Yesu ni umwami, ni umukiza. Yagukijije iki? Yesu ni igitambo. Ubwo tugiye muri teoloji, umwe akimara gupfa umwenda wakingirizaga hera waratabutsemo kabiri. Tubwira icyo yagukijije. Ivuze ngo ngewe sendakeye Tiro. Yesu yagukijije iki? Mu gihe ncumuye, parido gato, mu gihe ngewe ncumuye, imenyaho igicumuro, nemereye guhita negera wa mutambyi mukuru ari we Kristo, nkamubwira nti mutambyi, mwami, nacumuye, mbabarira. Ntabwo ari byo kubera ko ntabwo ikikugira umunyabyaha ari byo wakoze utaranabikorera umunyabyaha. Ikikugira umunyabyaha ni uri we. Bibiliya ivugaragaza ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha. Ku bwa kavukire yawe byonyine uri umunyabyaha, ku bwa kamere kurimo ari nayo igutera gukora ibyaha. Wabikoze utabikoze ubu uri umunyabyaha wo kurimbuka imbere y'Imana. Noneho inzira yonyine igukiranura n'Imana ni ukwizera icyo Yesu yakoze, ukabarirwa ibyaha byawe byose kubwe, ugahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana, ukaba mu isi uzi neza ko ufite ubugingo buhoraho. Naho ubundi uriya mwitozo wo guhora twezwa buri munsi ntacyo babwiye. Ntabwo uhora wezwa, sibyo? Ntabwo uhora wezwa kubera ko yavuga ngo tugire umwete wo kwezwa. Urakoze cyane. Kwezwa rero ijambo ry'Imana ritubwira ni ukwemera icyo Yesu yakoze, ari nacyo cyezaho abantu ibyaha byabo byose. Ariko turi kubwira naho kwiyeza byo ntiwabishobora, dore aho wabigeragereje n'ubundi ntabwo wera. Ariko biba ari ibintu binatangaje. Iyo umuntu avuga ngo ariyeza, ubundi ngiye simbyumva. Ni gute umuntu yaba yanduye hanyuma ugahanagura ishati yera? Wayanduza wowe icyambere uweza. None se Etiro, Yesu azongera apfira ibyaha byawe? Yesu arahari, ni umutambyi uhoraho iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki, niko Bibiliya ivuga. Tujyane nyine, ahora apfa se? Arahari, yapfuye rimwe irahagije. Aha, apfuye se burese tujyane twirukanyira mu gihe dukoze amafuti. Abaheburayo 9:22 haravanga amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha. Bivuze ngo umutambyi yamennye amaraso rimwe nk'impongano y'ibyaha byawe, ahubwo kumwizera niyo hora afataho akayamisha ku gicaniro. Oya, yapfuye rimwe nawe kugira ngo numwizera ubabarirwa ibyaha byawe rimwe risa, wemerwe n'Imana rimwe risa imbere y'Imana. Iyi Bibiliya twayisesengura turi kumwe. Nta kibazo. Uraza gufata nimero tuzaganira birambuye. Kandi turagushimira. Hajya ngo uri hehe? Ndi hano ku Kadashya Ruganda Kamembe. Hanyuma twaboneraho tugasubiza abandi bari babajije babiri. Reka noneho twere ko twakira abandi. Amasaha ndi kubona ari kugenda, ariko reka cyangwa tubanze twakira bo. Reka tubanze dusubize, reka twakire uyu nguyu hanyuma dusubiza abo tuza kubona umwanya wenda mu minota itarenze 6 dufite. Okay. Allo country? Mwiriwe. Yego. Njyewe ni Saratiyeri ndi Gihundwe. Yego. Manyagatare. Ndakijijwe. Yego. Ndashaka gusubiza umuntu wo ku ruganda wigeze abaza ngo senga ibyo bintu ngo ni rusange, kuba Yesu yarapfiriye abantu bose ngo ni rusange. Ndagira mubwire ko umuntu abyemere ku giti cye. Uko biriya niko ivuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kwicirwa. Nabyemere ku giti cye, David bye
natabyemera nyine ntibizabibye nyine nubwo byabaye muri rusange. Urakoze cyane. Yasubizaga witwa Jonas wabajije ati imbabazi yego wabazaga ati imbabazi zatanzwe ku bantu bose muri rusange. Mu by'ukuri Yesu yapfiriye bose ariko umwizera niwe ugabana izo mbabazi. Ndamubwira cyanditswe kiri muri Yohana n'ubundi mu bice 5 kuri 20 harimo umurongo uvuga ngo wizeye Yesu uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo. Uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo ntubuzarimbuka kuko wizeye. Ni inyungu ku giti cyawe yabikoreye bose ariko bibi byawe ari uko wizeye. Nibyo rwose. Imana ibaha umugisha n'abandi bari kumva radio n'amasaha. Ni benshi bakomeje guhamagara ariko mwafata wa munota kugira ngo munyuremo musubiza wenda kubabajije n'abahamagaye kugira ngo mu minota tuza gusigarana twumve niba dushobora kwakira wenda nk'umwe cyangwa babiri. Ikibazo kidasubije ni kimwe gusa kuko abandi zari inyunganizi nabo twasubije direct. Hanyuma icya Jonas cyasubijwe wabazaga n'imbabazi ari rusange. Imbabazi Yesu apfuye yarapfiriye bose ariko umwizera ni ukurwaho urubanza rw'ibyaha akabarirwa ibyaha bye byose ku bwa Yesu. Hanyuma wa kabiri ni Matiyasi wabashije ikibazo kivuga ngo kubera iki Bibiliya igaragaza ko kurikira Yesu bitoroshye. Sibyo kuba bitoroshye mu by'ukuri nuko inzira ya benshi ni inzira yo gukora. Inzira ya benshi ni inzira yo gukorera ijuru. Ariko kwizera Yesu nibyo twabonye kare n'ubundi. Twabonye ko Yesu yavuze ati iyo haje umuntu akababwira ibyo gukora akababwira iby'umuntu akababwira iby'imirimo ya muntu murabyumva ariko njye ntimunyemera kandi naraturutse ku Mana. Bivuze iki rero? Abenshi ikiboroheye nuko bakora ibyabo babyita ko ariyo nzira yabahesha kujya mu ijuru. Kwizera ibyo Yesu yakoze ntabwo ari ibya benshi. Kwizera ibyo Yesu yakoze nk'inzira imwe rukumbi yesha umuntu kwemerwa n'Imana bikomereye benshi mu yandi magambo. Ikiboroheye ni icyo ngicyo cyo kumva ko ibyabo bakora byabahesha kujya mu ijuru. Sibyo? Ariko si uko bikomeye nk'ibyo umuntu ashyiramo imbaraga ze bwite. Hoya, ahubwo nuko bitaza kwinjira mu bwenge bwa muntu, ahubwo umuntu akabyemezwa n'Imana yo yonyine ikamwemeza ko yakwizera Yesu akabarirwa ibyaha agahabwa ijuru ku bwa Yesu. Nta kundi gukomera kundi bizanemwe imbaraga z'umuntu ntazo, ahubwo nuko atari inzira ya benshi. Aho bikomereye muvandimwe nakomeye cyane. Yego. Ubundi kwizera ubushiridi yaravuze ngo arumva ari byo byoroshye ariko ku rundi ruhande biranakomeye. Yego. Impamvu kwizera bikomeye. Yego. Kwizera kuvugwa na Bibiliya gutangwa n'Imana ubundi. Yego. Ntabwo umuntu yakwizera Imana itabimuhaye. Yego rwose. Iyo nubwo tuba turi kubwira abantu ubutumwa bwiza Bibiliya iravuga ngo kumva umuntu arabanza kumva hanyuma akizera. Ariko kumva gutangwa n'Imana. Nta muntu ushobora kwizera Kristo bitavuye mu ijuru ku Mana. Aho rero niho bikomereye. Uramutse ufite umutima uvuga ngo ndi gushaka kwizera ntabwo bisobanura ko wakwizera. Ubu ntekereza ko abantu badukurikiye benshi hari nk'uw'ikiganiro cyaryohera akavuga ati nanjye ndumva uyu munsi ndi bwizere cyangwa se ejo nzizera. Ntabwo byaguhira. Ushobora no kubishaka ntubibone. Nabyo bituruka ku Mana. Imana niyo itanga kwizera. Rero ni naho bikomereye ko bisaba ko iyo umaze gutsindwa n'urubanza bisaba kurindira Imana kiguha kwizera. Kandi impamvu kubera ukuntu umuntu yabaye kubera icyaha byo ubwabyo umuntu avuka yumva yakorera ijuru ukumva ni nk'ari byo bikubanguye. Ku buryo n'umuntu burya w'ikirara abavuga ati nyamara nindakora neza. Nawe ibyo nta muntu nabimwigisha aba yumva ashaka gukora neza. Ariko kwizera byo rero bisaba ko ari Imana ibitanga ikazi kabyemeza umuntu mu mutima wawe ikaguha kuyizera. Nubwo rero bavuga ngo biroroshye ariko nibyo bikomeye kuko bisaba ko biva mu ijuru ku Mana cyane. Ahandi Bibiliya tuzabibona igenda ivuga ko ari ugutoranywa. Ni mu magana menshi y'abanyabyaha ni ugutoranywa. Rero ubundi kwizera ni amahirwe umuntu abagize adasanzwe ariko ayo mahirwe avuye mu ijuru ku Mana. Ahandi Yesu yaravuze ngo umuntu abyemera nk'umwana muto kandi twebwe twarakuze. Dufite ikibazo gikomeye kuba twarakuze tukagira ibintu twumva mu myumvire bituma umuntu atizera. Noneho rero bisaba ngo umuntu amere nk'umwana kandi kuba nk'umwana uri mukuru biragoye. Bisaba ngo Imana bari yikugira nk'umwana wizere kuko ibi bintu umuntu arabyumva kumva nyine ni ibintu biraho ariko ubundi Imana hari uburyo ikoroshya ikakugira nk'umwana ukavuga ati nanjye nshingiye ku byo umbwiye wankoreye ku musaraba igorogota ibintu wakoze ndabyemeye ukabyemera nk'umwana ugahita uribona kananga kagera gato nihuse n'amasaha yanagiye.
Cyaje turashyiraho abandi bantu nk'abangahe. N'amasaha yanagiye. Nk'ubu uhaye umwana muto telefone yawe mutoya ukamubwira ngo genda uyite muri wese yahita yijugunyamo. Ariko uyihaye umuntu wakuze yabitekerezaho. Hari nubwo yayibika ntanayitemo. Bishatse kuvuga kwizera rero nabyo umuntu agira ngo ahari wakiha kwizera ariko ntago ari umuntu ubzira. Ahubwo bisaba ngo ijuru rikoroshye rikugire nk'umwana wemere ngo mana nanjye nizeye ibyo wakoze. Ibyo kubyemera Imana mu ijuru hita igukuraho urubanza rw'ibyaha. Ubwo n'ubwo ngo n'Imana ibigiramo uruhare kugira ngo wizere. Nibyo rwose. Hanyuma reka twakira abandi bantu. Ndabona habakihamagara kadufate abantu nibura nka bane. Hanyuma twumve icyo bavuga duhite dusoza. Allo Country FM. Allo. Oui, ninde uragana he? Didene Sayimana nyo tukumye vuga itibiro. Yego. Sabimana. Ndashaka mbaza pasiteri. Yego. Sayimana w'umunyuma. Avuga ngo ijo ntirikorerwa. Turakumva. Allo? Turakumva neza Sabimana. Avuga ngo ijo ntabwo rikorerwa. Umuntu wese ariharanira arishakisha. Ashingira ku cyo ntirikorerwa. Kandi birivuga ngo kandi namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye. Ibabariye ibyaha n'ibicumuro byanyu. Irangiye gushwanyira inzandiko z'ibyaha zabaregaga. Ubwo ni gute umuntu yaba azirikana ko azajya mu ijuru. Ni gute umuntu kandi umuntu ariharanira buri munsi. Ni gute umuntu wese azirikana ko azajya mu ijuru. Akariharanira arikorera kugira ngo azarijyemo. None mu muvuga tubwira ngo ijuru ntago rikorerwa, ni iyihe mpamvu muvuga ngo ijuru ntago rikorerwa kandi umuntu wese arikorera kugira ngo azarigeremo? Urakoze cyane. Uvuze ibintu byiza ariko utumva. Uvuze ibintu byiza ariko utumva. Urumva ubundi ikibazo ufite nyirizina gikomeye no gushaka gukorera ibintu Imana yakoze ikabyuzuza. Yego. Waruvuze amagambo meza avuga ukuntu ngo Kristo Yezu ngo urwandiko rwaturegaga. Ngo yarashwanyaguye. Yego, ngo yarushwanyuje ku rubamba ku musaraba. Muri make abwira abaroma ngo ubundi none hatuvuga icyo bw'Imana iri mu ruhande rwayo. Urumva dosiye Imana ivuga yashanyuye. No dosiye y'ibyo wari watsinzwe mu mategeko. Ibyari byakunaniye. Dosiye wari ufite ku Mana Kristo Yezu yayishanyuje kuyibamba ku musaraba. Ibyo bintu byemeye ukabyizera mu mutima wawe. Uhereye none ntago wakongera gukorera ijuru. Nsabimana yavuye ku murongo. Okay. Reka tuze twakira abandi tubijyanira rimwe. Yego nibyo byiza. Okay. Abandi tukiri kwakira turi muri ya bonus. Hanyuma y'abantu badukurikiye nabo badacikanwa kugira ngo nabo abashaka kuhamagara bagira ibitekerezo byabo cyangwa ikibazo babaza. Allo? Oui, Country FM. Donatien. Donatien muri he? Hano mu murenge wa Mururu. Yemaze gushimira abo batumirwa batugezeho ikiganiro cyiza. Yego. Donatien. Ahubwo ikibazo nagize amasaha mukwiye gutekerezaho mukongera isaha byibuze mugashyiraho indi minota nka 30. Nuko tubwire vuba icyo wakuyemo. Nta kibazo ariko ni igitekerezo nacyo ni cyiza. Gusa agihuje n'undi mukunzi wacu wavuze ati mwiriwe neza. Abo bigisha ni sawa ariko igihe ni gito bazongere nibura 2 hours. Abayobozi bari kubyumva ba radio. Piyo reka mwifuriza umugoroba mwiza. Yego rwose. Ahubwo tubwire wakuyemo iki Donatien? Mwongeye ikintu nakuyemo. Yego. Nabashimiye cyane kuko Bibiliya tukunda kuyisoma cyane. Kandi icyo cyigisho ngiye nagikunze cyane. Numva nanyuzwe nge nta maka najya nabo. Kujyanye no kujya mu ijuru umeze ute? Bonge mfite ibyiringiro ko nzarijyamo na n'uyu munsi. Ureshejwe n'iki? No kwizera. No kwizera. Urakoze cyane. Reka twakira undi. Urakoze cyane. Allo Country? Allo. Oui. Mwiriwe neza. Mwiriwe. None se nta buryo mwadufasha nibuze icyo kiganiro mukaza mugicishaho nko ku cyumweru. Wowe witwa nde uragana he? Ndi hano Kamembe. Witwa nde? Gabriel. Yego. Gabriel amasaha uko nayo tuzi ko ubukurikiye kubera iki ushaka ku cyumweru?
nuko burya ku cyumweru burya biradufasha kuzamukira mu kiganiro nk'icyo nyine bituma umuntu tumwinjiza mu gakiza. ushaka kuzamukira ni sawa kabisa. Nyine umuntu akirirwa ameze neza ari muri Yesu. Tuzabisaba ubwo niba tubwira tuzabitekerezaho turebe ko abayobozi babitwemerera hanyuma turebe. Murakoze. Yes, nibyo ni abakurikiye ariko no ku rubuga rwacu rwa Facebook rwa Country FM ati bonsoir mu mutubarize tese ko uvuze ko Kristo yishyizeho ibyaha byose tukababarirwa biravuze ngo twarababariwe ibyaha byacu ibyo twakoze ibyo dukora ibyo tuzakora. Ninde wabajije? No umukunzi wacu witwa Anike Uwimana, ni umukunzi wacu kuri Facebook. Hanyuma ndeti ijuru Imana yaritanze ku buntu kubera ko nta kiguzi mwene muntu yari bubone. Ngo Nibizimana Damascene turabakurikiye rwose nimubwira abantu buryo bajya mu ijuru ibikorwa byabo bitabigizemo uruhare. Kagimbura Eric. Yego. Turabakurikiye hani Musanze n'abantu benshi batanze ibitekerezo n'ubutumwa bwinshi wenda nubwo ngo ku mbuga zacu za Facebook n'izindi zitandukanye aba badukurikiye nawe ibitekerezo byabo tugenda tubibagezaho. Reka twakira undi muntu mwanya tubijyanire hamwe ubwo turahita tugana ku musozo nitumara gusubiza ibyo bibazo ndetse n'ibyo by'abandi. Undi muntu twifuza ko dusoreza kwakira telefone turamwakira ubwo tunabisoza. Banza bamaze kumva nta kibazo cyangwa nta matsiko nta kindi kibazo bagifite kigisho. Telefone yari iriho. Telefone iriho. Reka dusubize ubwo wenda naza kuza ariko ndumva wenda yaje. Reka tubisoreze rimwe kugira ngo utaza kuzagugaruka. Allo Country? Allo? Ayisagenda ariko undi nawe yayisaza. Allo? Bigenze bite? Allo Country FM? Oui. Damascene ari mururu. Yego Damascene. Arakanshaka utanga nk'ubwunganizi. Yego. Abantu baravuga bati gukizwa no kwezwa buri munsi cyangwa se hari umuntu uvuze ko buri munsi biyeza. Noneho ndagira mubwire ko kwezwa mu hezwa rimwe. Ahubwo icyo yabikwiyeho nuko akenshi uko tubyigishwa mu madini nuko buri munsi ko ugiye kwinjira mu rusengero ubanza kwiyeza kwitunganya ariko nta muntu witunganya ahubwo umuntu yezwa n'amaraso ya Kristo. Akaba ariyo yeza umuntu akabona kwera, ntabwo ari umuntu yeza cyangwa yitunganye nk'uko umwana data arayibajije. Damase we wamaze kwezwa uri umukiranutsi ku Mana? Yenda kiranutsi. Urakiranuka cyangwa uri umukiranutsi? Ndi umukiranutsi. Urakoze tugushimiye Imana. Makoze. Kadusubize Anike. Yes, Anike. Wabashije binyuze kuri Facebook. Yabajije tese twababariwe ibyaha byacu byose ibyashize ibyubu nibizaza. Ni ikibazo cyiza cyane. Reka nsubize nihuse rero iki ngiki. Imana ijya kutubabarira ibyaha yakoresheje Yesu kugira ngo imubareho ibyaha byacu byose. Yesu aza mu isi ngira ngo Yanike yaratarabaho. Sibyo? Iyo tuvuga ngo imyaka 2000 ni irenga na 21 baba bavuga ngo nyuma ya Yesu Kristo. Sibyo? Bivuze iki? Nicyo gihe Yesu yaziye mu isi kandi aje gupfira ibyaha bya Yanike. No kuvuga ngo yabipfiriye utari wanabaho kugira ngo abipfire byose ahubwo we nuvuka uzabwirwa makuru yuko hari wabaye impongano y'ibyaha byawe byose. Ikindi ntabwo umuntu ibyaha bye Imana ijya kubara ibyaha by'umuntu ntabwo ibara detail ahubwo umuntu ni umunyabyaha ku bwa kamere ye. Muri make Yesu yapfiriye icyo turi cyo. Yesu yapfiriye abo turi bo. Yapfiriye ubunyabyaha bwanjye bwose atarobanuye kuko n'Imana y'ingita umunyabyaha ntabwo igendera kuri details z'ibyaha. Arundi utarakomeza arundi uvuze ngo ndahamya ko ijuru ridakorerwa kuko ngo ntawakora ibiruta ibyo Yesu yakoze. Urakoze cyane. Tumushimiye Imana nawe. Hanyuma navugaga ko rero nsubiza Anike ntabwo ibyaha byawe Yesu yapfiriye ari detail y'ibyaha ahubwo yapfiriye icyo uri cyo. Icyo uri cyo ni iki? Uri umunyabyaha ku bwa kavukire yawe yo kwa Adamu.
noneho n'ibyo ukora byose bigahindurwa ibyaha n'uwo uriwe. Icyo kintu rero nicyo Yesu yaje gupfira. Uko kuntu iyo mimerere yawe mibi niyo Yesu yaje gupfira. Apfa rero atarobanuye na kimwe kibi mu byo wakabajijwe n'Imana, abipfira byose kugira ngo ahubwo we niwizera Imana ikubare nk'umwere mu maso yayo. Anike, ntabwo Yesu azongera gupfa, na niyo mpamvu yabipfiriye byose akabipfira rimwe. Mu Baheburayo haravuga ngo bitaza kumera gutyo ngo yari kujya ahora apfa buri gihe, muri make uko nkoze icyaha kongera akamfira. Ariko igihamye cy'uko yabipfiriye rimwe risa nuko atazongera gupfa. Sibyo? Ibyo bishimangirwa na Bibiliya mu Bakorinto, haravuga ngo Kristo utaregeze kumenya icyaha. Ntago bo bavuga ibyaha, ngo Kristo utaregeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Iyi Imana ibara umuntu nk'umunyabyaha, ntibara ko wibye warwanye basambanye oya, ahubwo Imana ibara umuntu nk'umunyabyaha uhereye muri kavuki. Yego rwose. Umuvandimwe ari kubitwandikira yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Aho muri Zaburi ya 58. Zaburi ya 58 ngo mu byaha niho mama. Ya 51 umurongo wa 7. Yego muvandimwe, ngo niho mama yambyariye. Rero icyo nacyo kiba ikibazo gikomeye, wenda tuzajya tugenda tunabigarukaho. Kuba abantu batekereza ko b'abanyabyaha bibye barwanye babeshye oya, ahubwo umuntu aba umunyabyaha bishingiye ko yavutse ku munyabyaha. Okay, ubwo ndakeka tusigaranye umunota umwe mwabasubije bose. Okay, ndakeka rero ikiganiro cy'uyu munsi hari byinshi mwakurikiye, hari byinshi mwibazaga, ndetse abagikurikiye reka mfate umwanya tubashimire cyane, hanyuma tubararikira ko gahunda ari kuwa kane n'ubundi saa 2 kugera saa 3. Ariko tunabaha nimero za telefone baze gukomeza kuduhamagara. Yego, ni nakanya tujya dufata ko kugira ngo abashobora kuba basobanuza noneho byimbitse bashobore kuba babahamagara nejo bukeye nanone, hanyuma bakaba mwavugana kuri cyigisho mwatanze. Mwazibaha izange MTN 0784 ikurikirana 42 57 na 7 0784 42 57 nongeraho ko iyo ngiyo nani iri kuri WhatsApp. Hanyuma Airtel ni 07 33 99 33 44 07 33 99 33 44. Iza Patrice yego 078 gatatu 167 167 078 gatatu 167 167. Ubonye ko 0722 167 167 0722 167 arakoze cyane. Ubwo ndabona hari n'abari kuzigerageza bareba ko ari zo koko. Tugira na groupe ya WhatsApp dukomeza kuganiriraho n'abantu, ubwo watwandikira yifuza kuyijyamo oya yanabahamagara. Ikindi nuko ibiganiro byacu byinshi biba biri kuri groupe n'ubundi ya YouTube, ni YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa, nayo washaka kurikira ibiganiro byacu nabyo yabisangaho, kimwe na Facebook page nayo Ijuru Ntirikorerwa, cyangwa se akarebamo n'ubundi amazina yanjye Emile Nshimiyimana, nabwo yakomeza gukurikirana ibiganiro no gutanga ibitekerezo. Okay, ubwo kuwa kane niyo rendezvous, kuwa kane isaa 2 kugera isaa 3, ubwo niho tuzongera guhura. Reka mbashimire cyane, ubwo nabifuza ko ubwo namwe muranabitekerezaho niba muzabona umwanya wo kuba mwakongera amasaha. Ubwo nanyo muragenda mu bitekerezo ko abantu barashaka kubyumva, barashaka ko mufata umwanya munini, atakanya ni gatoya. Ubwo it's up to you. Reka rero tubashimire cyane, twari kumwe na Emile ndetse na Patrice, ni mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa. Gahunda ni kuwa kane saa 2, nimuzatangwe ngo tuzongera gusubira. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose. Murakoze cyane. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu.
ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose ku bwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. nanjye nuko byangendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.